icyamara kuntu kiri kwamenagura nk'ara asimurisha ubundi amazi nayase uburyo kiri kuyamenera ibyo nibikureba reba abenye cyana gikubita amazi mbwiye uyera kumena amazi wacyana ariko mbwiye man ubwira wowe ndo yawe uziburyo kumenagura yewe wari wambona ndi kuvoma cyana kusuka yakumenaho kumva ubundi sesha hajya aravuga muziko Rwanda aba ngiye uziburyo Rwanda yana ngande ngiye Rwanda kurusha kigishwa cyane nindabikugishije no sabwo wowe ukamubaza wozi kuba ndabizi nyine mose nindabikugishije ndi mwarimu ngabara kuva rimwe tukugeza kuri gatanu rimwe kabiri gatatu kane gatanu no sibyo kuba byigishijwe na mwarimu ntacyo mupfana kandi ngiye kurwana aba narabyigishijwe na papa kumva ari ngiye nawe uzubwenge ni aho ngiye kubwira nureba nende nagusekura kumva wase waza cyane papa ngo we yasekuye kumva akubita mama ku buryo amukubita amaraso amukubita ingumi byaka amaraso yakagakuba akanamukubita n'imigeri n'ikizose ko numva papa akaze umuntu arwanira igihugu sha wora mukinisha ngo we ntabwo igihugu sekunde ukumva cyane ngiye kumubwira Wait, muri mu bicuwe murarwanira iki sasa akakasaza ngende kwivomera amazi oya murapfiki mumbaza mubanze mumbwire muri gupfiki nyene ari kuvoma amazi ari noneho abamenye aba ese yarari kuvoma amazi yamenagura kara amazi araye wasake nayase mbasha nugataraye papa ariko kwebwe ngene ukamenyera ngene ntabwo ese we ubundi kurwana wari kureshya yena yuko kuri papa uzuye papa kupita ngo amukubita yakubita no kumukubita no kugira ngo akwigishe uzaje wirwa urwana yenyine kujya inzingo zitazazimenyera mva mubwira papa ni papa mubi wigisha kurwana wowe uracyari umwana nta mpamvu yo kuzajya urwanya n'abandi bana ubwo se wo munsi wabakubise nawe bakagukubita ntugere kujya mu mico ya so urumva so n'umubyeyi mubi so n'umubyeyi mubi ntabwo ari umubyeyi mwiza ntuzongere kuzajya urwana ngaho ugenda wiyunge na mugenzi wawe mugende mubana amahoro sha sibyo